amahoro nyamahoro, amahoro meza, amahoro atajya arangira, amahoro yuzuye umunezero, haleluya, amahoro yuzuye ibyishimo, amahoro atarimo kuganya, atarimo gutaka, atarimo kwiheba, atarimo habe n'agatotsi na gato. Ayo mahoro ni Yesu wenyine ugiye atanga. Mwifurije kubona ayo mahoro, ayo mahoro akugereho, mwifurije kuba muri ayo mahoro, ayo mahoro atindane nawe, ayo mahoro ayo mahoro, ibintu byose byawe bihora bigendera ku murongo, nta kintu na kimwe kijya kigukanga. Iyo ufite ayo mahoro nta kintu kijya gituma uhagarara. Akababwira mwaba mediyani mwe ati ngewe Yesu ajya dusura ngo nijwi rituje, ngo yarangiza akambwira ati nimuhumure bana banjye. Make iyo wanejeje Imana, Imana ikubonamwe abantu benshi bayihimbaza, kuko ijambo ryarambwiye ngo umunyabyaha umwe gusa wihanye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Imana bampera umugisha kandi Imana ihabwe icyubahiro. Manje kubasuhuza mwese abadukurikira mu buryo bw'iyobokamana, ijambo ry'Imana, isanamitima. Imana ibampera umugisha cyane cyane. Haleluya, haleluya. Aha ngaha rero murabona ko ntibisanzwe, dufite uwazutse. Yesu yabaye imfura mu bazutse, ariko manza habonetse n'ubuheta, niba arababucura ntago mbizi, ariko reka tumwakire. Tuzi neza ko Yesu naza, haleluya, Yesu naza twese tuzamusanganira, kuko ngo abapfuye bizeye bose, haleluya, tuzahaguruka niba kwe dusanganire umwami wacu mu kirere. Haleluya, haleluya. Ndabizi abantu benshi bafite amatsiko kubw'uyu mu diaspora wacu wabonetse hano, nubwo yari yarapfuye akaba yazutse, ariko ubwo Imana yashimye ko uyu munsi aza kuvuga ubutumwa. Ibintu byo gusubira muri Amerika ngo azasubirayo mu minsi izaza, afite mission yo kuvuga ubutumwa paka. Imana ishimwe cyane. Rero reka tutangire ibintu byacu n'isengesho, kubera ko tudashyize Imana imbere babyita kuyica amazi, kandi iyo uciye amazi kakubaho. Umukristo nyawe yimakaza Imana imbere. Iyo ubwiye Imana ikujya imbere, iyo uyigishije inama ikugira inama, iyo uyitabaje, Yeremiya 3:3, ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Igibanguka vuba cyane ikaza kugutabara, kubera ko nawe wayigize nyambere. Ariko iyo ubanje kugira ibindi bintu wizu yazamo, ati nubwo ikibazo cyaje reka manze nare banko, nubwo ibintu bikomeye reka ngere kuri banki, nubwo ibintu bikomeye ukwezi ubanza kwapfuye, ibyo ngibyo nkubwire ngo nibigirwamana. Kandi ibyo bigirwamana urimo urashyira imbere y'Imana, irabiribata, birabubusa. Nibimara kububusa, kugeza ubwo uzabona ko ari ishoboye byose, nuyigarukira izakugarukira. Niko ijambo ryambwiye. Rero utaravunika, utarahomba, utarakererwa, Imana yigira iya mbere, ibindi bizaze nyuma. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire n'isengesho. Mana urakoze, kuri mwiza, wakoze kubana natwe mu isaha y'agaciro. Turi imbere yawe n'umuja wawe, mu izina ryawe rikomeye dusengeye iyi studio twamaze gushikamo, ngo ineza yawe ikinguke kandi ikingura amarembo, isibanganye gukora kose kw'abadayimoni n'ukw'abacawe, maze ijuru rikingukire kongera guhembura imitima y'abagiye kumva ijambo rigiye kuvugirwa aha hantu, ribe impemburo, ribe impamba n'urwego rwiza rutuganisha ku gakiza kawe. Nyemerera ribohore imbohe, rikize abarwayi, kandi ritubere ifunguro ry'umunsi n'ibihe bisigaye. Dusabye bike ngo byinshi biduhane n'abakwizera mu izina ryawe Yesu. Amen, 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 amen. Amatsiko ntabice, turacyahari.
reka tugusaba ubibyire, bamwe barakuzi ariko abandi ni ubwa mbere, kandi koko warapfuye urazuka, si rimwe si kabiri. Iwacu urabizi tuba dufite ubutumwa bw'umwimerere, wumva twe ntago tuba dushaka viyuzi, ntago ari bya bindi ngo abavuga butumwa ngo barimo barapapira, barimo baratera igipindi ngo kubera viyuzi. Twe nta viyuzi dukeneye, turashaka kwamamaza ubutumwa bwiza gusa, icyaduha byibuze isi yose igahinduka uyu munsi abaramyi cyangwa bo guhimbaza Imana. Urabona nk'igitangaza cyaba utubari twose turi muri uyu mugi cyangwa turi mu makaritsiye, aho muzi mugabyuka mu gitondo mugasanga twahindutse amacaci, barimo bararamya Imana, barimo barahimbaza Imana. Haleluya, haleluya. Ndikumva icyo gihe nahita njya mu ijuru ngewe, nta n'urupfu rubayeho. Imana ishimwe cyane. Karibu, reka tumwakire mushiki wacu, kandi ni ukuri nawe ndabizi afite imbamutima, yarabakumbuye, yari iminsi myinshi. Ni karibu, ni karibu. Ntawavuga umuntu mukora ahari yabahemutse. Karibu ma. Murakoze pastor kunyakira. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amena. Ni Evangeliste Cyanengerwa Clarisse. Amen. Ndongeye ndagarutse nanone. Yo, haleluya. Urwayi burebure. Sifa kwa Bwana. Nyuma y'ibibazo byinshi. Mana warakoze. Nyuma yo kubagwa ijosi. Haleluya. Yes. Nyuma y'umubabaro. Yo. Ndongeye ndagarutse nje kuvuga imbaraga z'Imana, nje kuvuga gukomera kwayo, nje kuvuga ubutware bwayo ndetse n'ubushobozi bwayo. Ndabasuhuje rero mwebwe mudukurikiye, mbifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi ni ukwezi gushya, itariki nshyashya, n'umwaka mushyashya, bivuze ngo n'ubuzima bugomba kuba bushyashya muri Kristo Yesu. Yesu abamera umugisha. Amen, amen, amen. Yo, turishimye kongera kukubona. Ariko burya muririmbyi w'ijambo 71 niwe aririmbye ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntabwo ajya agira akagero, nta nubwo ajya arondore kubare ngo ni rimwe cyangwa ni kabiri cyangwa ni gatatu, ngo ahubwo ngo ahora ahumuriza. Haleluya. Ngo abantu bayafite, haleluya, ngo ntabwo bayakurwa. Byumva gute? Umva, amahoro Yesu atanga ni amahoro yuzuye. Neka nkubwire, nayagiranye nka cya gihe uri ku nyanja mu gihe cya nimugoroba, izuba ririmo rirenga, burya inyanja iba irimo igenda yohereza akayaga ku buryo ugenda wibagirwa bwa bushyuhe wumvishe ku manywa, ukagenda ubwibagirwa ukaza kwisanga umubiri wawe wose wuzuye amahoro, wuzuye umutekano, wuzuye umunezero. Yo, haleluya, 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 haleluya. Niko amahoro ya Yesu rero ameze. Abafite bene ayo mahoro bahora batuje. Mu bibazo ntiwamenya ko bafite ibibazo. Mu ndwara ntiwamenya ko barwaye, kuko ntago bajya barangwa no kuganya, kuko baba bazi ko isaha ari isaha bakongera bakaba bazima. Yo, amena. Imana ishimwe cyane. Ese niki wakifuriza abantu badukunda kandi badukurikira umunsi ku munsi, bakumva ijambo nyiringiri amahoro? Haleluya. Yesu ahereza abantu. Make byumvikana ko hari amahoro abantu bahereza abantu babo. Hari amahoro abantu bagenerwa n'imiryango. Bene ayo mahoro ntago ajya aramba. Ntago agira bene ayo mahoro ubundi reka nkubwire, nta burambe, nta garanti. Ni sangarante. Ni sangarante. Amahoro nyamahoro, amahoro meza, amahoro atajya arangira, amahoro yuzuye umunezero. Haleluya. Amahoro yuzuye ibyishimo, amahoro atarimo kuganya, atarimo gutaka, atarimo kwiheba, atarimo habe n'agatotsi na gato. Ayo mahoro ni Yesu wenyine ugiye atanga. Wifurije kubona ayo mahoro. Ayo mahoro akugereho. Wifurije kuba muri ayo mahoro. Ayo mahoro atindane nawe. Ayo mahoro ari mu byaro kwawe. Ibintu byose byawe bihora bigendera ku murongo. Nta kintu na kimwe kijya kigukanga. Iyo ufite ayo mahoro, nta kintu kijya gituma uhagarika umutima. Iyo ufite ayo mahoro, nta na rimwe ujya wijima mu maso. Uhorana akamwenyu ku menyo, kuko ubuzi yuko ufite ayo mahoro nyine, kandi ufite n'uwo nguwo utanga ayo mahoro.
amen 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 amen. Unyibukije umuntu umwe watwandikiye arangije aravuga ati ndabinginze Pastor Ezekiel, iyo wahuye na mama Clarisse njya nezererwa cyane kubera ko ngo mujya muvuga nkumva umutima wanjye wari uri panike urimo kumva ngo ariko nakumva uburyo muvuga mu ijambo ry'Imana mwumva curiosity yari iri muri nge irimo irahunga, ahubwo nkumva ndimo ndakira imbaraga z'umwuka wera, nkumva ndimo ndabohoka, nkumva ndimo ndakira izindi mbaraga ngo zinsunikira ahantu, nkumva nifuje ikintu bita ibyishimo muri ngewe, ngo icyama nkazababona mukantaramira iwanjye mukanganiriza, ngewe nzanabahemba ati muzabitegure. Ndamubwira ati wari wifuje ikintu cyiza ariko ntago dukorera amafaranga, ahubwo dukorera Imana. Weho nubishaka uzatumenyeshe dutegure igihe runaka tukugenderere, duhamagara Imana tuganira imbaraga zayo, tuganira imbabazi zayo. Ariko uyu munsi ndumva hari icyo ngiye numva namugenera ku muntu ushaka ibyishimo. Nukuri ubundi umuririmbyi yararirimbye ngo ibyishimo byose n'ibyago byose biva mu rukundo rw'Umwami Imana. Were gushidikanya, ntugire ubwoba, ntabwo yahemukira uyizeye atyo. Warayizeye ubundi buri iki? Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yo yizeye, iyo uyiringiye, iyo uyisenga ku manywa na nijoro ntucogore kandi ntucike intege, ukayibwira ati wa Mana we ndabizi ko ushoboye, amafaranga yananirwa ariko nzi ko utajya unanirwa, famiye zananirwa ariko ndabizi ko utajya unanirwa, inshuti zananirwa ariko ndabizi ko utajya unanirwa, hoya n'abakomeye bananirwa ariko ndabizi ko utajya unanirwa. Imana iravuga ati koko nta wundi yishingikirije, nta kindi kigirwamana arimo kubona, ahubwo arimo kubona ngewe isumba byose. Yarangiza ikururuka, yajyaga yururuka kwa Dawidi ngo ari mu ishyamba aragiye intama, uri kumva? Noneho ngo Imana ikamanuka yagera mu biti ngo akumva birimo biranyeganyega, noneho nawe ngo akabwira abana b'Amedi barimo batambuka, akababwira mw'Abamediyani mwe ati ngewe Yesu ajya dusura ngo nijwi rituje, ngo yarangiza akambwira ati nimuhumure bana banjye. Make iyo wanejeje Imana ikubonamwo abantu benshi bayihimbaza, kuko ijambo ryarambwiye ngo umunyabyaha umwe gusa wihanye. Haleluya. Atuma ijuru igitaramo kiba, aruta igihumbi bitari byihana. Kandi ngo icyo gihe mu ijuru baranezerewe kuko hahita haba konseri, akavuga ati wa umwana wacu, intama yacu yagarutse. Haleluya, haleluya. Ijambo ryaravuze ngo nungarukira nzakugarukira. Haleluya. Nungarukira nzakugarukira. Then Imana irashaka ko dutera intambwe tuyigana tuyisanga. Nukuri pe ndakwifuriza ko ibyishimo byawe ndetse n'ibyago byose urimo kubona, nkubwire ko Imana yari yabyemeye. Impamvu Imana yabyemeye, wabona urugero kwa Yobu ageragezwa, yaravuze ngo ariko Mana kugeragezwa bigeza, aravuga ati ese wa Mana koko hari ubwo nibye? Imana iramubwira ati hoya. None se nari nasambanye? Ati hoya. Basi se nari natukanye? Imana ati hoya. None se ni iki cyatumije umubabaro ungana gutya? Ifeza n'izahabu byanjye bigahomba, amashyo, imikumbi n'udukumbi bigacaho. Ni iki nakoze? Umugore mwiza nari mfite aragiye, urubyaro runshizeho, abaja n'abagaragu. Imana iramubwira ati uko niko nshaka, uko niko nkwiriye kuba. Haleluya. Kubera ko Imana yari imufitiye ubuhamya ko Yobu atazihakana Imana, nicyo cyatumije imutangira ubuhamya. Iravuga ati Satani genda ugenza uko ubyumva, genda ukora uko ushaka, ntabwo na rimwe. Haleluya. Yobu yanyihakana. Ni ukuvuga ngo hari igihe natwe tugeragezwa, ari Imana yadutanze ngo tugeragezwe. Kubera ikirabizi ntituzayihakana, kubera ikirabizi ntituzafata ibigirwamana ngo tubisimbuzeyo.
kubera ikirabizi ntabwo inshuti zizaduhanaguramo imbaraga z'umwuka wera twamaze kwakira. Kubera iki? Izi neza ko n'abantu barabizi. Ndabizi hari imbamutima ufitiye abakunzi bacu, kimwe namwe mwatujoyininze uyu munsi. Imana ibahe umugisha, kandi reka nguhanurire mu izina rya Yesu, urabona igitangaza cy'uyu munsi. Urabona igitangaza cy'Imana uyu munsi. Amen. Wowe wakurikiranye iyi video, uretse inkomezi wabonye muri yo, uretse imfashanyigisho wakiriye, ariko urabona igitangaza cy'Imana muri uyu munsi. Numvishe ijwi rimbwira ngo uyu munsi nze kubwira bene data, bashiki bacu, ba mama, barumuna bacu ngo umubabaro mwababaye mu kwezi kwa mbere. Yego. Nukuri. Twinjiye mu bisubizo. Ahangaha imbere ntago turongera kubabara umubabaro twabonye mu kwa mbere. Nukuri. Ahangaha imbere ntago turongera gutabaza nkuko twatabazaga. Yego. Ko Mana we. Mana ishimwe. Karibu. Ndi kumva ngiyewe biri kumanuka ari byinshi cyane. Imana iguha umugisha. Ndabizi ko abantu bagukumbuye no kumva icyo uri guhumeka nyuma yo kuzuka bwa kabiri. Mana. Ni byinshi. Nuzuye umunezero, nuzuye ibyishimo. Pastor Ezekiel atumye mva ahantu ho narindi, atuma njya ahandi hantu. Reka nkubwire, nje kukubwira ngo tukuzaniye ubuhanuzi bw'ukwezi kwa kabiri. Tukuzaniye cyangwa inkuru nziza muri kuno kwezi kwa kabiri. Amen. Tuje kukubwira ngo bya bindi wabonye mu kwezi kwa mbere, bya bibazo wahuye nabyo mu kwezi kwa mbere, za ntambara wahuye nazo mu kwezi kwa mbere, haleluya, za ndwara wahuye nazo mu kwezi kwa mbere, za ntambara wahuye nazo mu kwezi kwa mbere, nukuri uyu munsi nje kukubwira ngo ugire kwizera. Iyi tariki y'ukwezi kwa kabiri ya mbere upfuka mubwira Imana ngo biriyandagira ngo bisigare muri kuriya kwezi, birandagira ngo birangirane na kuriya kwezi. Nje kukubwira ngo iga kwigirira icyizere. Numara kumenya ko bwawe wiyizeye, numara kumenya ko ubwawe wuzuye izindi mbaraga, ubwira Imana ngo ndashaka ko ibintu byanjye bihindura bishyashya. Haleluya. Reka nkubwire, mu kwa mbere nararwaye, murabizi, abandi ntago babizi. Nagize ikibazo mwaka wa 2024 wansigiye ibibazo, usiga mfite ibibazo byo mu ijosi. Barambaga mu kwezi kwa mbere, mwarambonye ngira ngo harimo inzuma, ubu bazikuyemo ni inkovu, sinzi ko mwabasha kubibona, ariko nago ndakira neza. Ariko kubera yuko mfite kwizera, kubera ko nzi ko mfite uwo mwana ndetse mfite na se, niyo mpamvu nafite ubwoba bwo kuvuga, niyo mpamvu nafite ubwoba bwo guhamya, niyo mpamvu nafite ubwoba bwo kuba navuga ndetse nkasakuza ngo ndatinya ngo ndasarara. Narababwiye ngo nari mfite kondisiyo ebyiri. Nari mfite kondisiyo kwa muganga nasinyiye ko ijwi ryanjye rishobora kuzagaruka ritakiriho nkaba ikiragi, cyangwa se nkagaruka ijwi ryarahindutse. Ariko kubera yuko majije kubisinyira, narapfukamye mbwira Imana ngo Mana ndabizi ko ushoboye byose, kubera yuko ngufitiye icyizere. Kandi reka nkubwire, hari ibintu byinshi byatuma ugirira Imana yawe icyizere. Hari ibintu byinshi byatumye nanjye ngirira Imana icyizere. Ndavuga ngo ibingibi biravugwa n'umwana w'umuntu, nubwo yabyize, nubwo wenda ahura nabyo, ariko nanjye mfite izindi mbaraga ziri hejuru y'uyu mudogiteri. Nigize nababwira ukuntu navuyemo amara bakayaribata agasubiramo uyu munsi nkaba ndi muzima. Nigize nababwira, mfite ubuhamya bwinshi. Nigize nababwira ukuntu Imana yantunguje umuyaga wo mu Rubavu, ariko iwuntunguza yari yarabinteguje. Umuyaga uraza ako kanya nisanga mu bitaro CHK nari muzima, banjyana mwibagira igitaraganya. Nzabaha ubwo buhamya ngarutse abiwacu baranyoberwa. Amen. Naragarutse mvuye mwibagiro maze barambaze mpita njya muri koma. Buriya rero nta muntu bajya bahereza iyo bagukoreye operasiyo ntago ujya uvamo batamajije kubona ko ukangutse. Kubera rero ko nge nari nasinjirijwe n'Imana, namaze iminsi 2 batari bambona.
batangira kuvuga ngo kubwira umuganga wese yahita ati turabizi yarapfuye muduhereze mayiti ye. Ariko kubera ko byari umugambi w'Imana, ku munsi wa kabiri narakangutse. Ubwo nagiye uyu munsi nsibe ejo n'ejo bundi bambona ejo bundi buriya. Igitangaza kiraba bambona atari njyewe, isura yarahindutse. Urabyumva? Ibaza umuntu wawe bamujyanye wajya kubona ukabona ndi inzobe, mu bisanzwe iwacu turi inzobe. Nagarutse nirabura bya bindi bitabaho kandi hose nahindutse. Bakuru banjye babiri bari bahari barampakana. Burya umubyeyi na nyina ni ikintu gikomeye. Mama niwe wavuze ngo uyu ni umwana wanjye, abandi bari bavuze ngo ntago ariwe. Izo rero nizo mbaraga, cyangwa icyo nicyo kinera gushira amanga. Icyo nicyo gituma ntanatinya ngo iri josi nimvuga ngo bampaye amezi 6 yo kuba ntasakuza, yo kuba ntavuga ngo nimvuga hari ikintu kiri buhinduke. Oya, ndabizi ko namajije gushyikira uwo mwana ndetse na se. Amen. Namajije gushyikira izo mbaraga zisumba izindi mbaraga. Ndabizi ko muri gihe hajya hakorerwamo ibitangaza kubera ko nemeye ko nyiri ibitangaza zamuri. Amen. Uyu munsi nje kubwira abakunzi bacu pastor, bemere nyiri bitangaza aze muri bo, aze muri twe. Haleluya. Yikorere, yego, ahindure, waragerageje rega, ategeke, yego, areme, amina, bisohore, haleluya, tubibone, haleluya, tubifatisha amaboko. Erega nibwo bumana bwayo. Amen. Iramutse ibaye Imana ivuga ntibisohore twayitinya binyoma. Iramutse ibaye ari Imana isezeranya ntisohoze twayitinya binyoma. Ariko uri cyubahiro ni cyawe Mana. Rega Imana yigize yakuzabigenza. Umva nkubwire. Imana iherutse kwibwirira Abisiraheli, iravanga icyubahiro cyanjye nta wundi nzagiha. Uko ni ukuri. Uzi impamvu Imana yababwiye ngo icyubahiro cyanjye nta wundi nzagiha? None ba Hamas bari kuruhira muri iyi minsi. Bararuhira ubusa kuko yarirahirira avuga ngo nta muntu nzigera mpa icyubahiro cyanjye. Ibyo bivuze ngo iteka intambara nizikugeraho izazirwana kugira ngo yiheshe icyubahiro. Nugera mu bibazo izajya ikurwanira kugira ngo yiheshe icyubahiro. Nugera mu burwayi aho abantu babona ko byarangiye izajya igukiza kugira ngo yiheshe icyubahiro. Haleluya. Nugera mu ntambara amasasu akavuga azaguca hejuru kugira ngo iyo Mana yiheshe icyubahiro. Ariko kugira ngo n'abandi batari bayizi, n'abandi batayemeraga bavuga ngo koko uriya muntu yasenze Imana, yavuganye n'Imana, yagendanye n'Imana. Haleluya. Koko abantu bemere ko ya Mana yakikora. Niyo mpamvu Imana igiye gukora ibitangaza ikabikorera muri wowe imbere, abantu bose babireba, ikabikorera ku karubanda, ikakurinda, ikakurwanira. Haleluya. Amen. Kugira ngo abantu babone yuko Imana yacu ari Imana ikora, ari Imana y'inyembaraga. Iyo ivuze ngo nzabana nawe ibana nawe, iyo ivuze ngo nzagukiza iragukiza, iyo ivuze ngo nzagendana nawe muragendana. Haleluya. Iyo ivuze ngo nzakorana nawe murakorana ku karubanda abantu bose babireba. Ntabwo igikangwa n'amagambo. Uko niko bimeze. Haleluya. Nta nubwo ikangwa n'intambara, nta nubwo ikangwa n'ibibazo, nta nubwo ikangwa n'ubukene, ntabwo ubupfubyi buyikanga, ntabwo ubupfakazi buyikanga. Iyo uri kumwe nayo ukaba warayemera, ibintu byawe byose bihora ari bishyashya, bihora bitungurana, bihora bitungura abantu kubera yuko uri kumwe n'Imana. Haleluya. Icyama uyu munsi ukabana n'Imana, icyama uyu munsi ukakira iyo Mana, icyama uyu munsi ukakira uwo mwana, wamara kumwakira ukamwakirana na se, abantu bose ibyaha bigahinduka bishyashya, abantu bagatangira bagahindura amagambo. Ariko uko ni ukuri. Jambo ry'Imana ryaravuze ngo ntago ariko bizaba kubategereje Uwiteka. Haleluya. Hari igihe kizagera abayuda bagatabarwa, ariko Mana ni ukuri ntago ariko bizaba. Haleluya. Ndumva neza ngo Eliya n'abahanuzi ba Bayali ngo barashiditse ku musozi Karumeli hajya. Haleluya. Barashiditse ngo bamaze gushidika, noneho ngo abahanuzi ba Bayali babwira Eliya ati, Eliya wa kagabo we. Ngo Eliya yari umugabo muto w'amagara makeya, mbese mu buryo bw'umubiri ubona ari insuzugurwa, batazi ko ari munini cyane, ari mugari cyane, batazi Imana iri muri we, batazi ntago bari bazi ko uwo mwana ari muri we. Niryo banga bari barahishwe. Noneho ngo narangiza ababwira ati rero tugiye gutamba.
haleluya, mugiye gutamba nanjye ntambe, iri busubirisha iki yemwe, iri busubirisha umuriro, iyo ngiyo niyo iraba ariyo nanjye iyanyu nibasubirisha uwo muriro ndayiyoboka. Rangije arababwira ati rero ngaho mwe nimubanze mutavuga ngo nakoze mbere kugira ngo muze gutsindwa, njye ndemera gutsindwa, reka mwewe mujye imbere. Reka nkubwire guca bugufi, Salomo yaravuze ngo guca bugufi ngo bibanziriza icyubahiro. Ariko reka nkubwire password y'uyu mwaka, umuntu uzi gusenga akabigerekaho guca bugufi, haleluya, nta n'ikintu na kimwe wabura, nta n'ikintu na kimwe wakena. Bazakurwanya izikurwanirire, bazaguhiga iguhisha, bazakwica igukize, ntabwo izemera kuba, bazakuroga mbese bimere nk'uko wanyoye amazi ukomeza urugendo. Imana itugirire ngubwire uwumva ngo ntabwo vune. Imana yaravuze ngo nunyura mu mazi ntabwo azagutembana, nuca mu muriro ntabwo haleluya. Haleluya. Reka imbaraga z'Imana zikora icyo zigomba gukora. Nuko ngo abahanuzi ba Bayali ngo baratamba biranga, bahamagara izo kwa Ryangombe, izo kwa Ryakajumba, izo kwa Bihehe, n'izo kwa Biheko, n'izo kwa Nde, niba niza Nyabingi barazihamagaye. Nyabingi ko yari umukobwa waha mu Rwanda ntumbaze, gusa barahamagaye imandwa n'ibigirwamana byabo byose, yego, birangije birananirwa. Noneho Eliya arababwira ati ariko se ko manzi Imana yanyu itabumvishe, ariko yewe mwikebagure, yenda nibona ayo maraso arimo ataragurika iraza, harige yaza kumva akababaro mufite, yenda hari kaza kubahereza umuriro. Nabyo barabikora ariko biranga. Haleluya. Noneho ngo Eliya agezweho, nzamurira Imana icyubahiro, arababwira ngo rero mutagira ngo nabitse umuriro hehe hasi mu gicaniro, abanza mena amazi. Arababwira yari bibategetse bo ubwabo, muzana amazi uru ruhavu rwose nka metero, yarababwira ati nimushaka muyoboremo imigende, hanyuma mutagira ngo nabitse mwiki amazi hasi, ngo nuko umuriro. Barangije bamenaho amazi, bamaze kumenaho amazi, Eliya ngo ayihamagara Imana, ako kanyira manuka. Haleluya. Ako kanyira manuka, ngo bagiye babona ngo ikibatsi cy'umuriro kivanze n'umuriro, aho ngaho ku gicaniro kiba kirazamutse kiratumbagiye. Ngo nuko umwami arangije arababwira ati muze hano, Imana yo gusengwa yagize ute, yabonetse. Imana ya Eliya niyo izasengwa ku manywa na nijoro, niyo izatambirwa ibihe byose. Umuntu utazayisenga mu gihugu uhereye umunsi wa none akwiriye gupfa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, kuba Imana igufiteho umugambi bihagije kuyiha umwanya ukayikurikira. Nibisaba ko nijya kugutabara izareba ngo bakuvuze menshi, bakuroze, ngo wari umaze iminsi mu bibazo, ngo wari umaze iminsi mu nzara. Isaha y'Imana igeze ikora ibyayo nk'Imana setu. Amena. Ongera ngo iki? Se wumbivuge ngo iki? Kuba ufite 40 utarashaka, kuba warabuze akazi, kuba uri imfubyi, kuba uri umupfakazi, nushaka uba uri n'incike, ibyo ngibyo si ikibazo mu maso y'Imana. Ahubwo isaha y'Imana igeze na nyuma ya zeri irakora, kuko uwabukoze afite 15 n'uwabukoze afite 40 bose byiswe ubukwe. Haleluya. Imana igomba. Uwabyaye afite 41 n'uwabyaye afite 22 bose bitwa ababyeyi, kandi abana bose bitwa abana. None ako kana ngo amasezerano y'Imana ngo naho yatinda ariko ntabwo ahera, agomba gusohora. Reka nkubwire ikintu kihutisha amasezerano y'Imana. Warukize ikintu gitera Imana gukora vuba kabanguka, no kumanza kuyihereza umwanya muri wowe. Yego. Kandi ntibiba amagambo, ugomba kugira n'ibikorwa ukora byereka Imana ko
muri wowe irimo, bwira uwo muntu muri wowe ituyemo, nubwo utotezwa, nubwo ubabazwa, nubwo urira, ariko muri wowe fatamo icyumba. Wabyumvishije? Burya Imana ijya gutabara Eliya, affaire attention, uwitegereje neza, Imana yabonye Eliya uburyo ahamiriza Imana n'uburyo ayirwanirira, Imana ikwiye kwiza ikigaragaza. Nukuri nta maturo arenze yatuye, we yishakiye igitambo ku giti cye, mu gihe abandi bateranije sinzi icyo bari bateguye, swate n'imfizi y'inka. Urumva iyo bakubwira ngo abahanuzi ba Bayali ushobora gusanga barakoze combination cyane nk'igihugu cyose. Kubona ikimasa ntabwo ari ibintu bigoye. Fati Imana nkorera, Imana nizeye, haleluya, nzi ko ibasha gukora, nzi ko ibasha gusohoza, naho haleluya, naho amaboko yanjye yananirwa, naho yanyu mwese yananirwa, ariko nzi ko yo iri buhige, haleluya, iri bushakishe igitambo ngombwa kiboneke mu izina rya Yesu. Byumvikana ko igisubizo cyawe ntabwo ari inshingano zawe guteka umutwe, gushyushya umutwe ngo urimo urashaka igisubizo, ahubwo weho bwira Imana ati ngiyi isaha yageze, ni weho nize, shyira amavi yawe hasi, shyira amavi hasi, reka icyubahiro cyawe, pfukama hasi, icyubahiro ni icy'Imana, ubwira ati Imana ahangaha niho nkutegerereje, we ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Uyu muririmbyi uramwumva, yarazi icyo ku birenge by'Imana bisobanuye, yarazi icyo ku birenge bya Kristo bivuze, arangije aravuga ngo ku birenge byawe Mana, amarira nazanye ayo ngayo ntabwo ariyo natahanye, ibibazo nazanye ntabwo ariyo nasubiranye, umuruho nazanye ntabwo bishoboka. Nusi Imana ni umukene, Imana ishimwe, ariko karari hari ibintu byagiye bimbabaza. Ahangaha mu Rwanda njya mbona ivugabutumwa ririmo riragenda barikerensa barikandagira ngo abakozi b'Imana ngo ningegera, ngo birirwa basabiriza, ngo baturisha, bagira gute. Barantaga ari abakozi b'Imana, yego, ari abakozi b'Imana. Ongera ubabwire, reka nongere mbivuge, hari icyo bitwaye si. Irega mwarimu yigisha bakarangiza kaminuza akigisha mu wa mbere. Bivuga ngo mwarimu aramutse acogoye, cyangwa aramutse ananiwe, cyangwa aramutse acitse intege, akazi kaba kagize ute? Kaba kamutsinze, kaba kamunaniye. Noneho umukozi w'Imana ubundi nyawe akazi ke nakaye, nako gusengera umurimo w'Imana. Yo mvuga umurimo w'Imana ni tous les autres, wabyumvishije, ni byose. Maka arasengera urugo rwe rugira amahoro, asengera umudugudu ubona amahoro, akagari, umurenge, akarere, igihugu cye, ndetse isi yose. Wabyumvishe, n'igihugu n'ibihugu n'imigabane yose. Ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka aramutse agiye kurimbura umusozi, ngo agasangaho umukiranutsi umwe, icyo gihe ngo Uwiteka arambuka akajya ku musozi wahe wo hakurya, kubera ko hari iki, hariho umukiranutsi we, atababara, adashavura, kandi ayikiranukira. Bishaka kuvuga iki? Iyo umukozi w'Imana akubwira ngo ngwino dutambe Isaka, nose yahindutse Aburahamu? Ako kantu hari abantu bajyaga bakarisha ngo nimuze dutambe Isaka, kandi bamara gushyiraho bya bitambo akabikubita mu ikoti, mu mufuka, akabitahana hehe mu ikoti. Umukozi w'Imana nyawe akwiye gusenga ibibazo bigahunga, akwiye gusenga ibisubizo bikaza, akwiye gusenga amahoro akaboneka, akwiye gusenga impinduka nziza zikabaho. Nta mana yangana nari nabonaho. Wayibonyeho? Mana ni urukundo, Mana ni imbabazi, Mana ni ibyishimo, Mana ni umunezero. Ni ukuri pe.
rero reka nkubwire wa mugore we uri kunyumva, yenda wabonaga mu rugo byananiranye, nta mani izaza yikoreye amahoro ngo yabazanire wowe n'umugabo wawe, ahubwo mutangire muyashake. yego mugabo ca bugufi, niba wanahemutse umugore wawe kuba waremeye ko ari we nyine uwo, kumubwira sheri mbabarira, burya naguhemukiye ntiyari nge. Mwiki gihe bafunze insengero, buriya twari dufite abantu nka 30% banywa inzoga bwihishwa cyane, bahise noneho baba 80 bazinywa hehe? Ku mugaragaro. Bya bindi Yesu yavuze ngo muzababonera hehe? Ku mbuto zabo. Ubu ngubu nicyo gihe tugize gute turimo. Ariko muhumuremwa, abantu mwayikomeyeho namwije kubakomeraho. Amena. Kandi namwe mwari mwamaze gutambika ibirenge, mubishyire mu mwanya wawe. Yesu yiteguye kubakira no kubagirira neza cyane. Amena. Wanjye ndi kumva twanasoreza aha ngaha. Nukuri. Twasoreza aha. Reka mubwire ikintu twabwira abantu, ubwo ndongere ndagarutse ku muntu wari wacitse intege, ku muntu wumvaga byamurambiye, kuri wa muntu wari wamajije guca inyerera mu cyamo. Garuka, iki nicyo gihe. Garuka, iki nicyo gihe. Yesu byose abyinjiyemo. Okay, ninga ubumfashije gake. Ko mbwiye abagore byari byananiye n'abagabo bace bugufi basaba Imana imbabazi, nabo basabe abagore babo imbabazi. Numva abagore bo ntacyo bakwiriye gukora. Hari uwahita avuga ati ntiwumva bavuza abagore. Ijambo ry'Imana ryarambwiye mu migani ngo umugore mwiza abera umugabo we ikamba. Urumva, umugore mwiza abera umugabo we ikamba. Ngahumva iryo kamba, banza ubikurure muri wowe. Dusobanura ikamba ni iki? Ni ikiziriko rero si ikamba sibashiramo intama cyangwa ikamba ritandukanye n'ikiziriko. Ikamba ni umwenda bajya bambika umuntu ukaba nk'umwitero. Uwo muntu iyo yatsinze ikintu runaka cyangwa iyo yavuye mu cyiciro runaka akazamurwa mu ntera akajya ku yindi ntera, ni umwenda cyangwa ni umwenda w'icyubahiro bajya bahereza umuntu bamwereka ko bishimiye intera nziza yagezeho. Igereranywa n'uwo mugore mwiza rero. Bivuze ngo umugore mwiza umugabo waramwitera. Akajya babwira ati we attention, Mana yampaye umugore mwiza. Haleluya. Ye nabyumva rero. Reka nkubwire inshingano z'abagore nitugaruka ubu noneho niho tuzajya. Inshingano tuzinjira mu rugo mw'imbere. Tuvuga inshingano z'abagore beza, z'abagabo beza, z'abana beza. Make ariko ni narwo rugo. Bongere twigisha abantu. Kuko bamwe abantu batatu. Varumva. Ibintu birumvikanye kabisa. Sava kabisa niko bimeze. Uzi ikintu nabonye? Abagabo babi babaho, ariko nanone umugore wabaye mubi aragakizwa. Nitugaruka tuzabivugaho. Karagaciye ntacyo bitwaye. Ariko sinzi, hari igihe njya ngera mu bintu by'Imana nkumva byibuze naryama nkiyorosa nkasinzira, yenda nkumva bwaza gucya nigereye mu ijuru. Nose ubundi ni ikihe cyubahiro ntari nabona se? Mbwire, ni ikihe cyubahiro ntari nabona? Ni ikihe cyubahiro ntari nabona? Ntabwo ndaba perezida, nta nubwo mbyifuza. Kuko perezida ni umukozi w'abaturage be. Ngewe nkora muri minisiteri yo mu ijuru. Turi kumvikana. Dore nk'ubu ngubu uyu munsi perezida wa Kongo arimo ararira kubera inshingano yimuye icyumba. Inshingano arimo barazirimo birimo biratigita, arimo arabona igihugu, barimo barafata igice bagafata ikindi kinyita, bagafata intara bakamubwira ati riyongeza n'ibindi, naho ngaho turahagera. Ni kubera iki? Urumva, iyo tuvuze ijambo perezida ni ijambo ry'icyubahiro ry'igiciro kinini cyane. Mu magambo ya kera twamwita umwami. Reka nkubwire mushu, abantu tumaje kubasezeranya ko nitugaruka tuzinjira mu rugo imbere tukavuga inshingano za buri muntu. Niturangiza tuzabaha n'ikindi kiganiro kivuga ngo mbese umugisha wakuraho umuruho. Have wivuga umuruho we.
urekagira ibanga ni agaseke ni agapfundikiye ibyo nasoje. nasenze dutangira ngaho senga dusoza. Turasoje. Yesu abaha umugisha mwe mudukurikiye n'abazadukurikira. Abasanzwe batubona ni twebwe ntabwo tujya duhinduka. Uko ni ukuri. Tuje kubabwira ngo Yesu uko yarari na n'uyu munsi niko ari. Ntabwo ajya ahinduka. Kandi nanone turababwira ngo wowe ucyumva iki kiganiro ujye muri Yeremiya 33:3 umushumba yahavuze. Amen. Ubundi niyo ntego nyamukuru. Ubundi umenye uko Uwiteka gutekerezaho kandi nawe umenye icyo wakora kugira ngo Uwiteka we mu ruhande rwawe. Yesu nabaha umugisha. Yesu nabagirire neza. Imbabazi z'Imana kuri mwe, imbaraga zayo kuri mwe, igikundiro, ubudahangarwa bibomeho iminsi yose mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo tubasabira. Reka dusoze n'isengesho. Imana nziza, yewe Yesu Kristo, haleluya haleluya. Databuje rero mu gihugu turagushimye, turakunezerewe. Haleluya. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ishobora byose. Haleluya. Urihagije. Dawidi abuze uko abigenza aravuga ngo uriya. Amen. Arangije abwira umugore we Mikali ngo ndeka ntambe ndatambira Imana yanjye yakuye so ku ngoma. Haleluya. Yarangiza ikanyimika. Haleluya. Imana turagushimye kuko natwe watugize abatware bo kuvuga ijambo ryawe. Turagushimye ku bantu bazumva iri jambo ryawe. Reka bazaryakire bakiryakira imitima yabo bazumve ihumetse. Bazumve ubundi bubasha. Bazumve ubundi butware muri bo. Bazumve ubundi bushobozi muri bo. Ndetse ya mitwaro bari bahetse ku mugongo. Reka uwo munsi bazumve yuko bavuyeho. Mana turakwinginze tubere maso, bera maso abantu bawe, bera maso ubwoko bwawe, bera maso igihugu cyacu, Afurika, isi yose muri rusange. Dore nyakubaha databuja turi muri bya bihe Pawulo yavuze, ariko turakwinginze kugira ngo bane natwe utugirire neza, udutwikirize wa mutaka wawe, ndetse cya kiganza cyawe cyiza gikomeze kitujye hejuru tujye munsi yacyo. Amababa yawe turabizi ko iteka tuyisangamo kuko uri Imana y'urukundo. Wakoze rero kuko wabanye natwe, watugiriye neza. Dusengeye bose muri rusange, Uwiteka turakwingize kugira ngo ubwami bwawe buze, ugabanye umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Urakoze rero ngo bana natwe, ntabwo tugushinza na kimwe kuko watubereye Imana, utubere umurengezi n'umutabazi. Ahubwo reka ubwami bwawe bukomeze buze kandi bukomeze bugwire mu izina rya Yesu Kristo. Amen 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 amen. Amen nukuri. Shalom shalom. Imana ibahereze. Turabakunda cyane. Imana ibasetse kandi Imana ibahereze iby'imitima yanyu yifuza muri uyu munsi, ndetse bizatindane namwe, bizahame ku buzima bwanyu ibihe byose. Amen.